Red Blue JD. Kangiye n'ubundi nabirenze se ko nge ndi umuhungu leta niranje mu. Asugumye wicanga wa. Uje ari kuri kangiye ndi leta niranje. Zarinde kwinyarira ngo hejuru yura mukobwa wanyu. Kanana kwikundiye. Oya rugara udatuma ntabwo nshobora gushwana na Donata rugara ntabwo mbishaka. None se bimenya gute wowe? Yabimenya. Se mwebwe ko mwatinze mu bwiherero. Oya ntabwo twatinze. Ihute dore bwakiye Clementine. Tunganya niyo kanzu. Reba inyuma hungura ibyo bitaka. Ye, ngaho genda ubanguke none aho ugeza. Igo mama. Ese pete igitano cyose umuntu aracyumwereye mwana. Ariko rugara kuko kusanga umwera aha ngaha nigeze nkwimbira kuko amafaranga utakoresheje. Rwose ni mu bitano. Ese nta muntu ufite igihumbi hano. Banize dukomaze nayo ufite $. Nde nayo mfite. Sipete ubundi wazaritse nkazakuzanira utawowe. Oya, rugara oya. Ntabwo nkikopa rwose mbabara abantu baranyakije. Babara rwose baranyambuye ntabwo naguha ideni. Kandi ubyihanganira usanzwe uri umukiriya wanjye ariko ntabwo nabigukora rwose. Wihangane nanjye bimeze nabi nacyo kujya kurangura. Sibyo? Ntarebe ndabona nyafite reka nyabaye. Afite. Numva se. Nize nyine ndazigusubiza nari bito. Ati nsubiza ryarese. Ndazigusubiza nimugoroba ndaza ndagiye Donata kigura. Sha muhereze tugende. Pete ariko nawe wibye umuntu mwana. Aya ntago ari kwibara bize n'ikintu mfite. Uwo muntu wanjye ariko. Sama ko. Ese rugaravu ndinde. Ngoye rugara imumbi yanjye rugara ko muri kutsi gubundi. Ako nkawe ugenzwa n'iki mwururugo. Abantu uzahakura imbwa yiruka. Sensi gusa. Amabinga mabi. Babo we baho. Baho ihene yangiri he ko maze kumenya neza ko rewe ntwari ihene. Nabimenye ko rewe ntwari ihene rwose. Ngombe kunzanira ihene rero. Mvira mu rugo. Narangije mvira mu rugo. Ufata utwawe twose. Uduhambira umvire mu rugo. Ubu se mwanyirukana nka icyemezo narangije kugifata mvira mu rugo. Oya ntusubire mu nzu. Utwawe twose udusohora tate umugeye kubizi ko papa tutumvikana. Nakazi kawe ufata utwawe twose nyine. Haso neza gutita. Tate ndagusabye nukuri ntabwo nzongera tate ntabwo nzongera mbobarira ngende kwinginze ntabwo nzongera mu rugo karya kurigurisha. Nese ubungiye tate ngiye kubizi ko nahandi hamufite nabi. Twawumvira aha ngaho. Nakubashye nk'umwana wanjye mu rugo. Ariko uranzurananiye. Keve babalao. Ese shaka watinze. Yohana. Nari nayobye rega. Wayobye? Imizi umaze ntabwo uramenyera hano. Rega hari ahantu turangurira inzira zaho ziragoranye niyo mpamvu sindazimenye. Aho genda uvanga urwo rwagwa. Genda Clementine araje gufasha. Sawa. Genda uvanga. Iyi ngiyi usa n'uyimanura hano. Ukajya ukubitaho gutya. Ariko ni runini. Oya ntacyo. Ni runini. Nabera iki nicyo kintu nkuriyeho. Oya reka ngo baze play. Ubuzima rwose niki nigeze nkwima. Ntanswe uyu mwaka noneho umuhaye. Jya ntacyo. Ugusa faire attention. Iyo wambaye utya uhindura ingendo. Si bisanzwe se.
ahubwo se uwahindutse mushya rwose urabona ukuntu ikubereye ariko ugeze ubona nk'imiki mugani rwose erega uri babalawo none se ahubwo fera atansiyo ubu wahindutse ku bw'uwo mwaka ugomba no guhindura ingendo kumva taranyibagiza mwana dusubire kuri cya cyuma ndumva ntangiye kuvamo cya kindi se ku mwitozo nyine sinabonye waraguze ikindi gishyashya tuku oya utaranyibagiza ibyo ntacyo ariko tubanze duce ku kabari ubanze umenemo abiri rwose ariko kubera ko ari wowe reka tugereyo ariko ntabwo ndenze amacupa ye kuko wasirimutse ugakabya nawe tugenda ndabizi abiri ntabwo ndenze abiri rwose uzi ko habuze gato neza Donata yari yadufashe we gusibye ko nane birenze ubundi se yadutwara iki ako se ubundi rugara utambeshye mbarumbwiza ukuri Donata uramukunda urabona uriya koko njye nawe byavamo nta nubwo ubona kandi uta hape ntabwo byavamo pe cyose reka mubwize ukuri iyo nsanga umukunda nari guhita numirwa erega nawe aba yishyizeho ngo umugabo reka genda umva ahubwo sha soso ndabona nkugeje hafi no mu rugo nako wapuriye mwihorere urumva ahubwo ndabona nkugeje hafi no mu rugo reka wowe uzamuke nanjye nkate hano n'ubundi dore tugejemo hagati sibyo nta kibazo yakoze sawa tuzasubira bebe nkawe nkongeye n'indisha ariko tade ubu ntugiye gusara neza ibi ni iki mbona ubu ntusigaho ngo itabi ariko simpamenya ko naryo utarimo ariko se ho naba ndinywa bigutwaye iki hari iryo ngurira ariko pre uyu musaza wagiye umugira inama kumurusha ubwenge ushatse kuvuga ko ndi ikiwerewere noneho nta bwenge namba ngira wasingututse ariko urabura gato ngusare ariko se reka nkubwire tade waranyambuye neza ibintu byanjye ntabwo uzabimpa nkureho neza ariko se niyo naba nkurimo umwenda ni gute nakwishyura n'ibi bitutsi unyakirije ariko mwagiye mumenya ko ntari urungano rwanyu ntasone urungano rwa prince cyane ariko pre cyakore niwe mukure kugendana umurusha ubwenge kure ujye umbara umugira inama ndambara ndebera urwagwa ruriyo toka uzi ko gitogo tukagira ngo ni ikinyogote kirimo gicukura tujye kwiyumbata yarazanye abakozi anze hanagura ninde Aro. Ubu mfite amashya. Amakuru mashya. Nta yandi makuru nayatadeyo. Umva mubyeyi. Noneho ubu yanzaniye telefone. Ubu niyo ndi mu kuguhamagara niyo turi mu kuvuganiraho. Ni ukuri kw'Imana noneho ni itaci, yitwa itaci. Telefone yanjye niko yitwa. Niko Tadeyo yambwiye ngo yitwa itaci. Ego mana yanjye. Kuyivugira hose byananira. Ni kimwe nk'iyindi telefone. Aha. Umukobwa wanjye yayinyigishije ariko wowe. Pega mama Clementina. None se nyine mfa nawe ra. Yanyibutse. Sawa ngaho reka ndekera ubwo uzaze wihera ijisho. Sawa.
ariko ubwo wari kuvugana nande wowe njya nicari narimo kuvugana na mama muhawe arimo kumbwira ibya Tadeyo umugabo we. Tadeyo uzi uko duhurira hepfo ku muhanda wo hepfo? Reka da. Ariko Clementine umubonye ibintu yikoze wamukubita umunyafuro ugashaje. Ayo tata we remva rero ngiye mbona Tadeyo asa n'ubarozi. Wibeshyera rubanda rurengana. Hari umutindorogo ko ahubwo wagira ngo ari muri Tour d'Age niba ari Tour d'Age ndabizi. Wiseka birababaje rwose. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Tour d'Age. Nuko. None se mwazagiye mu murima kureba ko inyoni zaba zitaronye birabigorera? Ntabwo mperukayo ariko hari umuntu nasize kugira ngo andebere nuko nibagiye kubikubwira. Uwo nasize n'uncungira ngo hatagira unyangiriza. Yego. Nari bagiye kubikubwira ngira byinshi mu mutwe. Muzagende rero mu nshiro nka 2 cyangwa se nuba byareze mu bisarure byose nduba nkumbuye ikigori. Nta kibazo ariko ejo nzahanyura nzakuzanira. Nzakuzanira kandi rwose bireze ndabizi. Ariko se urabona utari ahantu twahinze imyumbati. Burase hakwera koko? Habuzwa n'iki se imvura ntiri kugwa? Imvura iri kugwa. Niki kandi wibuke ko hari ahantu burya horoshye kurusha hano. Kurusha hara turi guhinga. Simbizi. Ariko rero Makrema. Karame. Burya urugo rw'umunyarwanda rudafite umwumbati. Rudafite ikijumba. Byabakarusho rukwa rufite amasaka n'ibishyimbo. Sha rutabifite ruba rushonje pe. Yo. Kubita imfubyi wibwiriza kurira. Ndabyemeye n'umutima mwiza. Arega burya umugore mwiza ni ijoro ritoya. Bambe. Uzongera tugifite imyaka 20 Ariko disi we. Ari Karame. akira ngo utume ku muhanda. Genda ugure ibirayi ibiro 2, ugure n'amamesa y'100 n'amakara ya 200 kandi ubanguke. Dore usigaye ufite agakungu n'ubusoresore bwina. Mawo nawe usigaye uvuga iby'abambere. Ahaha reka nkureke. 5 ndabanje. Umva ntago ari 5 gusa nkongeyeho 10. Ariko yareka nkongera 5, 10 ubwo ni 10. 10 ubugeze hano nutagera urambona. Tate nukuri nari nkeneye amafaranga kandi urabizi ko nta kundi kuntu nari kubigenza nta mafaranga wari ufite ngo wenda nari gusa ubuse nari buyakure Tate nawe mbwiza ukuri ishyire mu mwanya wanjye. Narahemutse ntago wari gufata umwanzuro tambwiye ariko umbwira nkareba aho nyaguza ariko ntufate itungo mu rugo ngo urijyane. Ese Tate reka nkwereke nuko nagize ibyago kariya kazi sinkabona. Iyo nza kukabona nari kukwishyura ihene yawe nkanagukubira umva. Oya ntabwo wari kubona ibyo byarateye cyane mu rubyiruko cyane biri mu rubyiruko babarya amafaranga bababwira ngo bagiye kubashakira akazi. Ibyo byakabisa ariko Tate narize buriya nimba ari isomo ry'ubuzima biriya bintu byaranyigishije nta mundi muntu uzongera kunteka umutwe niri na rimwe mu buzima neva ntibizongera kubaho. Ariko se bava bundi ko waje imyaka 10 ry'ibyumweru 2 hano ukaba umaze amezi 4 kubose uko nagufashe nk'umwana mu rugo nagushyize mu bandi bana kuki umpemukira. Tate nukuri kw'Imana ntabwo nzongera nagusabye imbabazi kandi urakoze kumbabarira nukuri. Imodoka zihari urujya n'uruza. Ako mana we hari urumodoka nabonye runini rufite amapine nk'7. Nuko ruraporoma kuka izo mbone gitorosi. Uriya si Clementine di. Soma ariko baguhindi. Clementine umva hano di ko niya neza mwana. Enda ngwa mu byano shenge amashyi seko nyitaza n'amahoro wanga kubyasasa wa mugani. Clementine wiriwe neza. Umeze utese
meze neza se ko numva uri guhumura neza ndi guhumura neza mba nateguye kuri rwa rwego rwo hejuru ariko Prince Clement ukure guca muziko ntigushye ndabona rwose hagati yanyu ibintu rwose bimeze neza ndabeshya Clement oya Prince ni inshuti yanjye bisanzwe oya byo rwose utuhungu twiza tora tuzaga hano tuguze iri utuguze urwa desa rwose ngiye kujya mvunagurira mu mavi akambonye mbonera mu mavi akambonye mbonera mu mavi mbega mwigarurire ese Clement nta makuru ya mucuti wanjye Aline Aline Susi yagiye ku ishuri ra ubu yaragiye byashoboka ko yagiye ku ishuri kubera ko amashuri yaratangiye ariko rero mbabarire rwose nuza gutaha uceyo sibyo ndaza gucayo ndebe uceye umunsi uhurize kandi umubiri utaragushaka rwose aragukumbuye tubishoboye rwose waza mukabona nta kibazo ndaza kubikora ubikoresha ntabwo mbongera se twongere ndarijyane hano iracyari muheye inywere hano iracyari kongeresha Aline wi umeze bite se meze neza man mubwire ejo bundi buriya nararokotse mama we yarimenemo nararokotse aramuze gatoya ubu muri seka hari uko umuntu abwira ntimwumve nabwo binabwiye ko umuntu atabikunda nose usibye kundenganyije reba kuntu naje hari ahantu nawe kumenya ko mama harimo gute nta kibyo tubireke ko utagiye kwigaza nangiye umunsi nari sibye tu aho gusa uko umaze iminsi biriho utazi njyewe natsurushya amaze iminsi ndwaye agashaba hirya y'abakobwa ibyo njye nabitungutse kuri viye njye niyo ndwaye negeka kujya kwiga ahubwo mweka nkureke mama rantumye reka nihute kandi nawe ugenda kandi tunahure yego gusa nta kundi ariko tujye duhora tunahuze basi Are wewe bite kubuje amasaha ereke hato tunakoma bite se sawa mbese bimeze gute sawa Senira iragusubiriza nayo umva se ahubwo ase ko wanyanze kumeruka nkusigira nomero zanjye muzugo igihe doka kuvuga rari igihe nagumeruka kwimuranga ako niwe wabigizemo uruhare ahubwo nyibwira amakuru ya Rugaravu munyumvira abahungu ubuso ubu ngubu muri abatarekera uramu wa karibu nta n'icyo kinambwira mu kwambaza amakuru y'abandi bahungu ubwo rafoye ntusipfu ahubwo mwikwimburiye pe njye banza umve nkubwize ukuri k'Imana ibyo bintu rero byawe bitangiye byo kwikundisha kuri Rugaravu Donata nabimenya n'ukuri muzagwamiswe kandi bikubwiye aho uko wasazari ijambo ukundana ugeze wumva mvuga ubwo uragira ngo ubone amagambo ugenda umunteranyaho sibyo ko nta n'icyo bimbwiye oya mama sibyo nshatse kuvuga ahubwo se kankubaza ubundi urakagaga ka Rugaravu kanduca iki umve ruguru ya muri gafigi ya ruguru nje kukureba reba rino zuba byonyine inzira yakoye singira niri nawe gusubize ariko se nawe rero nawe utangiye kuvuga nabi ewe ntukamenyere uzagagasuzuguro kawe uzinshyiraho izo ntoki zawe hasi nk'ubu umoye iki koko nkaho umoye iki cyanafunze nawe nahari bariko ka Rugaravu argeni nukuri kw'Imana inzoga sinaheruka aha nabivuga bundi ushaka imbwa zisanga ku bibagiro narembese ko nta handi mwahitira aho ubundi wabahuje yarabitegereje mwembi abona ko nta menyo mugira aravuga ngo Prince reka nkubaze vurema uyu si bahore si ubwa kabiri ubundi nk'umuntu nkawe ubura iki kugira ngo ujye ukubita imbwa nk'izi gezaho iyo ariyo yose yankoraho nibura nk'uyu mushenzi ukamubitira ingumi ariko baho ubona upima ibiro bingahe ku buryo uza guhangara abantu b'abagabo gusyo hagira imbwa muri mwebwe inyegera muhite nyifata mubyukire muri CH ikamumanitse amaguru nayasigayemo nyakuremo ariko uyu muswa ariko ubundi ari hehe yewe upima
ndi namukubita niri ni ikihe kibazo gihari nindi guteza umutekano wadukiza uyu musazi ariko ubundi nta bahonsa ziba ahangaha sha mbwira nsabi nubona aba bagabo ko bari hano ari babiri aya ngaya abiri aya y'imbere sinjye wayakuyemo ariko nahita mbashwanyuza nandi ave mureke yehere icupa n'inywero rekane nasi iriya icara arankuzanira icupa afite imbwa umva muze uko bigenda cyangwa muvuge duhindura akabari oya mwihangane duhindura akabari tujye mu kandi ariko k'amafaranga tuyafite reka mbazanire urayizi indirimbo bita marana sha kapowera marana nawe nacheza na baba lao imbwiramutse sha imbwiramutse amafaranga ufite ntago akwemerera oya twahindura n'akabari oya twanagenda ariko Inyakazi ko imyuza habari ariko niba bikore nababwira iki ibikize ariko Petereka nkubaze igihe nabereye umuyobozi nigeze nkwaka amafaranga kugira ngo nkwe serivisi oya ntabyo nzi ntabyo yigeze akora rwose ariko buriya ntawamenye ikintu kigendere gitumye bahindura umuyobozi buriya hari impamvu apu nibashaka babikore ubundi se si za stress zanyu mwazaga mukankubitaho ariko se nkubajije ikibazo kimwe urabona hari umuyobozi ushobora kuzayobora uyu mudugudu koko kubera ikize kubera iki ntawe ahubwo se munyaka nkubaza akantu gatoya buriya nigira icyizere nkiyamamaza ntabwo abaturage bantora muri uyu mudugudu Petero wansetsa reka nkubwize ukuri rero nkurikije uko nkuzi icya mbere nta muntu ujya ukopa bagutora bashingiye kuki ikindi abaturage bo muri uyu mudugudu ni abantu babaho bashaka ngo umuntu abateteshe mbese ni nk'abana bato ahubwo reka nkubaze ikibazo cy'ubukene kiri hanze we cyakugezeho dore hashize icyumweru cyose nta gacupa mperuka rwose ariko munyakabera setsa we mana yanjye reba do aha ntabaga amakesi y'inzoga ateretse ibintu byose none reba do byashizemo aha niyo mpamvu se utakinkopara wakabimenye ahubwo nawe ukopa gute se nta kintu mperuka kurangura aha ndabona ari danje reka nigende ibintu bidanje ahantu hose byarakomeye abandi bose banywa inzago urekane n'iriya mbwa ngo ni kebe iriya mbwa kuzana imihanda iriya mbwa buriya bufaranga iba yiratana reka nkubwire uraje bushire buriya se ubundi nkuriye ubundi ukamutera wakajwiga biriya yigira ngo by'ubusitari azanyobere ureka iriya mbwa umva bariya basenzi babiri bandiye amafaranga inoti y'ibihumbi 100 bifunze sheke muraho neza sora ni amahoro se ni amahoro cyari kinzanye hano sora cyiza oya ntakinze nari nje kugusobanurira ibijyanye n'amafaranga y'umutekano kuko ntabwo nigeze mbigusobanurira amafaranga y'umutekano nari nzi ko nabiguhanye byose n'ay'inzu ariya n'ay'inzu ntabwo harimo ay'umutekano nawe wari gushyiramo imiyaga kwaho ko naguhaye amafaranga menshi oya ntibishoboka nta niyese wabonye nyir'inzu yishyurira umupangaye amafaranga y'umutekano ahubwo hari umusore wita Damuru niwe uzajya uza kuyishyuza nta kibazo nyine ubwo nzajya nyamuha sawa rero bayi bite amabite byiza amakuru se ni meza umva ngo nyina nagushakaga Keva ari hari akazi mu rugo aragushaka cyane ariko aranshakira se iki aragushakira iki se icyo wamenya gushakira iki simukundana se umva
ahubwo uzi ukuntu ameze yabaye icyuki nta nubwo wamumenya icyuki si ubwo ushatse gusobanura iki ntabwo ari Kevin nzi tugende sha ujye kumureba ibyo ni uri kwivugisha sase nako natinze se oya tugende ujye kumureba nese si umukumbuye tugenda ko ndabanguka igihe wahereye uri kuri telefone amafaranga yanjye mbona ashyizemo wayamaze urimo uravugana nandi ngo sheri hey uriyumva rero ko umaze gukura usigaye uri sheri usanga wumva kugira inshuti ari ibintu birenze sheri kirana n'agahinda ndafata aya mafaranga ugenda ujya kungurira amavuta yo kwisiga ese amanjye amandi amafaranga agura amavuta yanjye kubona amavuta atangiye kunegurira umwana numvise se uri muri za masheri twira ayo masheri yawe ayaguye cye kuyagura Kigali we taruko asigaye yarigeze ariko n'agatangaza ni ukuri kw'Imana narenga buriya Aline we Yambi neza yewe oya ndongera ari yasuwa mukobwa mbonera asekefe sha kanse ngo hururiye yose fasha kuko disi ntabwo duherukana nyine muri iyi minsi nari maze iminsi mu mujyi wa Kigali uko ndeba nyine nawe urabibona ndabibona ariko kuva nagenda ntabwo nigeze ngira amahoro shaprenge rero mama Keva ko ndarine byanyabyo buriya se abandi bana se rega njyewe nuko mba mbona utaraba proud yanjye urumva naho ubundi urumva abandi bana bari mu rukundo sha nyine buriya rero nsigaye numva ngenda nkukunda buhoro buhoro nuko ngiye mba nashaka kwihutisha ibintu ariko nyine iyo umuntu ari uwawe banizeye neza yuko azaba uwawe reka bigeze kwiyo revo niba bigeze kwiyo revo humbya gato nanjye ndaje nk'urukundo rudasanzwe kandi urakoze cyane ni ukuri kw'Imana niryo jambo kuva nagera muri Rufiji umbwiye naho ubundi bariya bo bihorere meze neza sabura nawe ukeye nk'umuntu uvuye i Kigali nyine ni kapitali dore uko yangize nicyo cyangwa mbonaho ahubwo se ari ubu noneho kabisa rwose ntari se sinagusohokana tukajya kureba ahantu dutembera oya bari bagutumye bari bantumye mvuye guhaha kandi bambwiye ngo sintinde reka se ubundi iki gihe mama wawe ariyera yego ndahamusize ariko ari uzi n'ikindi hari ukuntu ngiye kuzashaka umwanya noneho mwinjiriye mubwire ko ngukunda bajye bareka kugutoteza ugira inama rero ndashaka gupfa byihorera ntukuri shaka urupfa some mpyisi jya kubwira mama ko nkunda nimba wumva inama umva inama zanjye yego nugera imbere ya mama ukwita kwica burundu amahoro urukundo ngukunda mwaryamye ariko siko mbona uko manga nk'uwataye umutwe bite wora aho ngaho uraryamye uratengama umwana wawe barimo baramurya byose byo kumurya uri kuvuga ni umva Aline musize hano hepfo Tade yamumereye nabi ari kumurya ari kumumanuka ahantu hose wowe bawitonze ngo ubwire yari afite iminwa ari kumusoma akora ku mabere banza umbwire neza umubonye hehe hano hepfo mu kabari kwa mugabo umwana wanjye mu kabari nese mu kabari agiye mate Tade yamumereye nabi mutumye guhaha n'ahandi nari mutumye none nirangegerayo umusaza iri kumwe n'umwana tugenda ujye kuba komeza uryame wirira umuceri ubundi irangegerayo umusaza n'abasore umwana bamaze kumugira umukecuru uriya ntabwo akiri umwana tugende nkwereke iyo ngegerayo umusaza ukuntu icupa ryanjye ariko none se ndasiramo
oya reka nahe rwose areba amasaha yagiye ihangane rwose dore intebe nanicayeho ndahabona dore na mama saza we nta n'isoni ugira umwana wanjye nakwica nta n'isoni njyewe ntabwo umuntu ukunda kunyurira umwana ubundi wowe uri kunjya hagati nawe we natadeyo wese muri birumba nta n'isoni ubatade nk'ubwiza ukuri nudafunga umenya ko data yabyaye imbwa ko kireba n'amaso ari urambura shishwa ahangaha zamukuba uri batande mwebwe mwamwangiza u Rwanda rw'ejo urabona umpeta uri kuviyoraho urabona uriya mpeta uviyoraho uruhinja aka gasaza nkabanza nkakere gagerayo musaza yo mwambutse gusa ecesebeke ko gasagusa umva reka nkubwire nutarara mu munyururu uzamenye ko data yabyaye imbwa mana we nuko baje ntarasoma ubundi bagomba kujya bari ku mutingo sora urusaza bakarumubira buriya keve nuko basanze nitonze nyamba mbari basebure Clementine nare nkubiswe sha kandi nibahora uvuye kubivuga mbese mukimeze nicyo niriya mbwa y'ubwanwa bubi ariko ahirwe ariko se kari uko basanze ntarafatisha neza noneho yamba nashyizemo nakwikiye ariko bari bakwishe bari bakwishe uyu munsi nzawandika mu mateka ariko buriya humbijeho gatoya sheri ariko buriya ntunsuzugure urumva njyewe ndakaze buriya nuko nabihoreye ibintu nkoreye amaze no kugitumba ndengana komeza uzamuke umva nkubwire nukuri ruriya rusaza ngo ni tadeyo nirutimuka muri uyu mudugudu ndawimukamo umva uyu noneho turagera mu rugo niba se noneho papa yakoze iki shana uyu munsi baramwica Red Blue JD.